Rayon Sport wayibereye umuyobozi uranagerageza rwose nubwo hajyazamo ibibazo bitandukanye, intsinzi ntiyaboneka nk'uko mwabishakaga, ariko utekereza byarapfiriye hehe mu cyatumye utagera ku ntego yawe nk'uko yari iri ku mutima nk'uko wabivugaga mu ma interview? ikintu kimwe cyanciye intege, reka mvuge bibiri. Icya mbere ni ukubura rimwe na rimwe n'imyumvire y'abo bantu nyine benshi hari igihe iba igenda inyurana, bafite imyumvire mike, bafite igereranyije, abumva vuba, abafite inyungu rusange, abafite inyungu zabo bwite. Donc ni ibintu byose, ni imvange y'ibyo byose yatumye ibyo byose bitagerwaho. Ariko nkavuga ngo après tout ni amateka, abantu bakagombye kubibona yuko ari amateka bakabivamo bakareba ibiri imbere. Navuga ngo Rayon Sport ni imwe mu bifasha igihugu kubaho, kuko burya kugira abaturage bishimye, bafite weekend nziza, baryohewe, icyumweru cyose kigashira barangamiye ibyishimo by'umupira, ni ikintu gikomeye, ni part ya contribution burya tuba dutanze ku gihugu, kuko ntabwo twifuza kugira igihugu cy'abarakare cyangwa cy'abantu batishimye. So Rayon Sport rero kuri iyo parti irabikora kandi ikabikora cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi buriya ubutumwa burebure wanyujije ku mbuga nkoranyambaga zawe, wavuze ko ufite miliyari 5 ziri ku meza ushaka kugura ikipe ya Rayon Sport. Offer iracyahari kugeza na n'uyu munsi? Icyo navuga kuri offer Rayon Sport rero, Yego, amahoro y'Imana abane n'abakunda One Nation Radio, radio ya Diaspora Rwanda, ijwi ya Diaspora Rwanda, ariko n'abandi banyarwanda bose aho bari mu bice bitandukanye by'isi. Nizere ko bameze neza uyu munsi. Tugiriwe umugisha wo kwakira Munyakazi Sadat, tuguhaye ikaze nubwo turi wawe imbere ya One Nation Radio. murakoze cyane. Reka amahoro y'Imana natwe tuyifuriza abadukurikiye, nawe ubwawe turi kumwe. Navuga ngo twese tugire amahoro y'Imana kandi dukunde u Rwanda, dukunde abanyarwanda, tube umwe kugira ngo tuzagire aho tugera hakomeye. Ni byiza kuganira nawe Sadat, ni byiza cyane kuba watuboneye umwanya kugira ngo utuganirize. Ni byinshi mafite byo kukubaza, ariko naba nkoze ikosa kuba natangira kuganira nawe ntakubajije ku ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ikundwa n'abanyarwanda benshi. Utekereza iki ukuntu iyi kipe imaze iminsi yitwara, yaba kuri Singida, yaba kuri Police, yaba kuri Gasogi? Ni ahantu utabonye intsinzi, ikipe ya Rayon Sport itabonye intsinzi. Navuga yuko mu mupira w'amaguru cyane mu buryo rusange tubona yuko iyo ugiye mu kibuga ushobora gutsindwa cyangwa se ukanganya. Ari nabyo byagiye bibaho ku ikipe ya Rayon Sport muri iyi minsi ishize, aho umukino uheruka yanganyije n'ikipe ya Gasogi ibitego 2-2. Wari wabanjirije yari yatsinzwe na Polisi igitego 1-0. Wari wabanjirijeho gatoya yakuwemo na Singida, aho navuga yuko umukino wo kwishyura twitwayemo neza cyane, ariko ubanza ari nawo twatsinzwemo ntitwabasha kwitwara neza, nabyo bituviramo gusezererwa. Ni rezilita zitari nziza ku ikipe y'abafana. Rero akenshi bahita bumva yuko ibikuba byacitse, ariko njya mvuga yuko iyo abantu babonye ikibazo bamenya n'uburyo bagikemura. Kuba dutangiye dutsindwa nkeka ko ari ubutumwa biduhaye nk'abareyo, bisobanura yuko tugomba kugira icyo dukora kugira ngo tugire byinshi duhindura. Navuga rero ngo twabonye uko ibintu bimeze, abantu bagomba kumenya uko babikosora. Ikosora rigomba gutangira abantu, ubuyobozi bwicara bukareba ikibazo aho kiri, byanashoboka bakaduhamagara nk'abakunzi ba Rayon tukabaha sapoti yabo y'ibitekerezo
ndetse n'iyindi, ariko tukanavuga ngo mu gukosora kwiza mu kwezi kwa mbere muri merikato yo kugura abakinnyi ni ngombwa ko twaba twariteguye dukurikije izi match tubonye kugira ngo Rayon Sport twongere tuyihe icyubahiro ikwiriye itsinde amakipe bitayigoye. ukomeje ku cy'ubuyobozi ubwo Rayon Sport yasezerwaga na Singida, hari abafana numvise bavuga bati turababaye kandi kimwe mu bitubabaje nta nubwo tuzi n'uwo twabaza inshingano kubera ko kuri ubu Rayon Sport ifite abayobozi benshi ntabwo tuzi uwo twagerekaho intsinzi. Wenda wabumva ubufana yego aravuga ahanini ashingiye ku buyobozi buhari n'ukuntu structure ya Rayon Sport imeze. Utekereza iki bwa mbere reka mbere kuri uyu mufana akaba barafite urakumva ute kubona ababajwe no kuba batsinzwe ariko atazi n'uwo yabaza inshingano? Akababaro k'umufana ko buri gihe karumvikana kandi abafana burya kubana nabo no kwiyunga nabo bishingira ku ntsinzi. Navuga yuko akababaro k'umuntu watsinzwe uwo ari we wese kaba kumvikana, ariko nk'abakunzi ba Rayon Sport cyane cyane bakunda ikipe yabo bayitangira, bashobora gutanga ibyo bafite byose. Umuntu ashobora kugurisha ihene ye, inkoko ye, ashobora kugurisha ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo atere inkunga Rayon Sport. Umuntu nk'ubwo rero akababaro k'umuntu aba akumva cyane, ariko ngarutse ku cyo kuvuga ati ese intsinzwi turayegeka kuri inde, reka musubize ngo reka tuyiyegekeho twese nk'abakunzi ba Rayon Sport, ariko birangira zinatukwamo nkuru. Rayon Sport ifite ubuyobozi nk'ikigo cyiyubaka, nk'umuryango ugerageza gukemura ibibazo ufite, wagiye ushyiraho structure zinyuranye cyangwa se uburyo bw'imiyoborere bunyuranye. Bumwe muri ubwo buryo harimo kuba twaba dufite komite nyobozi, hakabaho na bodi ndetse hakabaho n'inteko rusange. Mu by'ukuri kugira izo nzego si cyo kibazo, ahubwo ikibazo cyaba uburyo ki zibazwa accountability. Nkeka yuko kandi si no gukeka, message nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kuduha atubwira ati tugomba kuba umwe. Iyo ni message nahabareyo. Nyuma yo kuba umwe tugomba kwemera inshingano duhabwa kandi tukazibazwa. Accountability rero ni za nshingano uyu mufana unyumvishije buriya arimo gukora accountability ku bayobozi be. Abayobozi nabo bafite iyo responsibility y'ubuyobozi, bakagombye kuba bumva ngo si ibyo dukora koko birakwiriye kugira ngo tugire. Ikindi cya gatatu nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kuvuga, nanakunda kugarukaho nanjye muri iyi minsi nshingiye ku byo yatubwiye, ni gutekereza byagutse. Urebye ibyo bintu bitatu muri Rayon Sport turabikeneye cyane. Ni ukuvuga hari kuba umwe, kubazwa inshingano no gutekereza byagutse. Mpereye kuri ibyo bitatu rero nusubiza navuga ngo Rayon Sport ifite komite nyobozi mu rwego ruyobora umuryango ku buryo bwa buri munsi, rubazwa inshingano za buri munsi zo kugira ngo umuryango ubeho, ariko ntabwo rushobora kurangiza izo nshingano rwonyine kuko habaho na bodi iyobowe nayo na perezida wayo. Nawe wakagombye kubashyiraho ibyemezo biri strategique byagutse bituma na ya komite nyobozi ibona umurongo cyangwa se igira umurongo wo gukoreramo. Nkavuga nti rero icyo warumbaje ati se ibi bintu byabazwa nde, reka tubibazwe twese nk'abareyo, ariko zitukwemo nkuru abayobozi, yaba ubuyobozi bwa komite nyobozi ndetse n'ubwa bodi, bicare barebe niba koko umunsi abareyo bazaduhamagara bakatugira akantego bakatubaza ibyo dukora, niba tuzabona ururimi rwo kubasubiza. Birumvikana hari ubuyobozi bw'ikirenga, hakaba na komite nyobozi, yaba Tade yaba Paul Muvunyi barahari, ariko hari abafana wumva bavuga bati rwose aho inzovu ebyiri zihanganiye ubwatsi nibwo buburira ibibazo, bakavuga bati harimo kutumvikana ngo hari bivuga nk'iki kuba
hari abantu bashobora gufata imyanzuro wenda runaka ijyanye n'inyungu zabo, iyo myanzuro ikaba yarenga inyungu z'abareyo benshi, ntekereza ko ari benshi kandi barimo banakomeye bafite ubushobozi bafite ibintu ku murongo. Ubundi abantu kuba batumvikana nabwo ubwabyo ni ikibazo, kuko niba dufite igihugu kimwe tukagira umutoza umwe tukagira icyerekezo kimwe, ntabwo byakagombye kugera kuri level yo gufata ibyemezo ngo tunanirwe kumvikana. Iyo rero hariho structure cyangwa se hariho imiterere y'ikigo iha buri wese inshingano ze, ntabwo mbona yuko byakagombye gutera ikibazo ku nzego runaka kugira ubwo abantu baba batumvikana. Kuvuga rero ngo abantu ntibumvikana cyangwa se koko bibaye batumvikana, ubwabyo byaba ari ikibazo. Kutumvikana ku kintu ntabwo bivuga yuko ibikuba byacitse, ariko kutagira aho muhuriza kuri cya kintu ngo mugire umwanzuro umwe muwukurikize mwese, yaba uwawemeraga n'utawemeraga, aho niho haba hatangiye kuba ikibazo. Ntekereza yuko n'ikibazo dufite nk'umuryango wa Rayon Sports ni ikishingiye kuri leadership. Leadership navuga yuko ikiri ku rwego rwo hasi, ikeneye kuzamurirwa ubushobozi, abayobozi, abarideri b'umuryango bakava ku rwego rwo gukiranira ku tuntu duto duto, ahubwo bakajya ku rwego ruri strategique rugaragaza koko umurideri wa nyawe. Kuko abantu babaye bapfa utuntu duto duto kandi ari abayobozi, nta hantu uwo muryango waba ugana. Ariko ari abantu wenda bagira strategy z'ikigo bayobora cyangwa z'umuryango bayobora, bakagira wenda ibyo batumvikanaho ariko bakagira aho baza kubyumvikaniraho, ntekereza ko ibyo bibazo byose byakemuka. Ariko nkavuga ngo ubuyobozi bwacu bwakagombye kuzamura urwego rw'imyumvire n'ubushobozi mu miyoborere, kugira ngo two kugumya kuriza abo bafana bumva barimo kurira, barimo kuvuga ngo turabibaza nde. Byaba ari igitangaza umuntu avuga ati turabibaza nde, kandi umuryango ufite awuramutswa cyangwa abawuyobora. Ni ya challenge rero barimo kuduha, yakagombye kuhindukira ikatuchallenginga twebwe nk'abayobozi, tukavuga se turemera guheranwa n'amateka, ese turemera guheranwa n'ibibazo byabaye, ese turemera kuguma tutumvikana, cyangwa se turakora amahitamo yo kuvuga ngo ibi tubiciyeho akarongo, ibyo twabonye twarabibonye, inyigisho byaduhaye twarazibonye, ahubwo none reka dufokasinga imbere turebe uburyo ki ibyo twaciyemo ahahise biduha inyigisho y'ahazaza kugira ngo twubake wa muryango. Ni ikintu rero gikomeye, ariko gisaba yuko buri mureyo wese, buri muyobozi wo muri Rayon Sports agira amahitamo yo gukorera umuryango mu buryo bukwiriye. Ukunze gutanga ibisubizo ubona byafasha ikipe ikuri ku mutima mu buryo bugaragara cyane. Mu ntangiriro z'umwaka mu butumwa burebure wanyujije ku mbuga nkoranyambaga zawe, wavuze ko ufite miliyari 5 ziri ku meza ushaka kugura ikipe ya Rayon Sports. Offer iracyahari kugeza n'uyu munsi? Icyo navuga kuri offer Rayon Sports, reka mbanze mvuge ngo Rayon Sports ni sure deal. If you are a businessman cyangwa woman, ahantu heza nakurangira ho gushora amafaranga yawe ni muri Rayon Sports. Birumvikana ntabwo nafata amafaranga ngo nyicaze ngo mvuge ngo azicara ategereze offer y'abantu runaka. Ushobora no kuyashyira no mu bindi kuko niko bigenda. Ariko icyo ntekereza ni uko Rayon Sports ni hamwe hano ushobora gushora amafaranga yawe akabyara ayandi, bigatanga ibyishimo mu bantu benshi, bikanatanga brand atari ya Rayon Sports gusa, ahubwo bigatanga brand y'igihugu ku rwego rwo hejuru cyane. Navuga nti rero nibyo rwose, yaba njyewe yaba n'undi umuntu wese ureba kure kuba yatekereza gushora imari yo muri Rayon Sports, navuga ngo waba ushoye ahadahomba. Kuyigura ni kimwe, no kuyitunganya ni ikindi. Uramutse uyibonye offer utanze, abayifite mu nshingano bakayakira, wakemura ibibazo biri muri Rayon Sports, wayishyira ku murongo.
icya mbere navuga yuko buri ikibazo gihari muri Rayon Sports gikomeye gishingira kuri ya leadership navuze. Twebwe nk'abayobozi, nk'ababaye abayobozi, twakagombye kwicara tukigira ku gihugu cy'u Rwanda aho rwaciye, ibibazo twaciyemo, tukumva yuko bishoboka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tugakorera inyungu rusange z'umuryango wa Rayon Sports kugira ngo tuwuteze imbere koko. Icya gatatu, ugakemura ikibazo cya mikoro kiba muri Rayon Sports, kuko Rayon Sports nk'ikipe itunzwe n'abafana bayo, itunzwe n'ibikorwa byayo, rimwe na rimwe ikibazo cya mikoro nacyo kijya kikoma mu nkokora. Rero navuga ngo umuyobozi nakwifuriza cyangwa umuntu washoramo imari yakemura ibibazo bya structure yayo, ubuyobozi bukongererwa capacity, nyuma yaho ukaba noneho wanazamura cyangwa se wanajya ku kijyanye na finance, ari nayo iza gukemura noneho ya activity imwe tuvuga y'umupira w'amaguru, yaba ku bagore ndetse no ku bagabo, ukagira ikipe ikomeye itanga intsinzi, ifite abakinnyi beza bahemberwa igihe, babona recruitment zabo ku gihe, mbega bari stable mentaloma, kandi bari stable physiquement, bari physically fit, bari na stable mentaloma. Iyo ufite abo bakinnyi beza bafite n'iyo stability n'iyo physically fit, ibisigaye nakubwiza ukuri yuko bikorohera. Ako numvise ukuntu uri kubivuga nyakubahwa Sadati, usa nkaho n'igitekerezo uri gutanga ku ruhande, ntago umeze nk'umuntu ukiri interested kugura ya kipe ya Rayon Sports. Wari wavuze ko ushaka kuyigura ukayishyira ku murongo, ariko uri kubisobanura mu buryo n'undi wese yaza agashora amafaranga. Bimeze nkaho bitakikuriho cyane, usa nkaho wisubiyeho ukagishaka kugura Rayon Sports. Ntabwo ari ukwisubiraho komiteri, ni ukuvuga ngo erega hari igihe uba mu kintu nyine ukabona ntabwo bwa buryohe, nk'uyu mufana arimo kukubwira gutyo, ntabwo afite bwa buryohe. Ndibuka tugaruka mu buyobozi kwegera Rayon Sports, uretse ko ngewe wenda nta naho nagiye, ariko nko mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize, abantu bashushe nk'abo bubaka ubumwe, bagarukira rimwe, bashaka kwegera ekipe, ndetse icyo gihe tumara imikino irenga 8 tudatsindwa, cyangwa inarenga sinibuka neza. Hari n'icyizere cy'uko noneho no mu kwa mbere ikipe izongera ikagura abakinnyi bakomeye, ikongera ikaba ikipe ikomeye. Ariko cya gihiriri cy'ubumwe bwari bushyuhisha abareyo ndetse bukazana n'intsinzi, ntabwo byatinze, kandi burya biragora umuntu wese. Ubumwe urakomeza ukuntu abayobozi bahari n'abari abayobozi ba Rayon Sports bari bahurije hamwe, bashyize imbaraga hamwe bashaka gushyigikira Rayon Sports. Ubwo bumwe ntabwo bwatinze. Nuko kudatinda rero, rimwe na rimwe umuntu akibaza ngo ese nakomeza mu bintu koko bidafite ubumwe? Kuko kubura ubumwe nk'abanyarwanda tuzi icyo byatubyariye, no kubura ubumwe nk'abareyo twabonye aho byatugejeje nka ekipe, byaduhaye kongera gusubira mu bihe bitari byiza. Nkavuga ngo rero cya kibatsi nari mfite cyo kubona koko hari ikipe y'abantu bashyize hamwe bagize gute, nibyo byampusaga, nkavuga noneho ni hantu umuntu ashobora kuba yashoramo amafaranga. Ariko igihe ubumwe burimo gutakara, butarimo gukunda, simpamya yuko hari uwazana wagira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka mvuge nkanjye nka Sadate, hatari ubumwe, hatari abantu bashyize hamwe, hatari abantu bafite icyerekezo kimwe, ingendo imwe, intsinzi imwe, gutsindirwa tugatsindirwa hamwe, gutsinda tugatsindirwa hamwe, ntekereza yuko byangora gushoramo amafaranga. Dushobora kuba tutarabimenye
badatwara biboneye mu musaruro mu kibuga, kuko ibyo uvuga nibyo. Rayon Sports yakinnye neza cyane, imara imikino myinshi dutsindwa, nyuma nko mu mikino ya nyuma bigenda bihinduka birangira munabuze n'igikombe. Wabonaga ko hari n'amahirwe ko mwagitwara cya mbere mu myaka, niba nibuka neza ni 7 ubwo Rayon Sports iheruka igikombe cya shampiyona. Cyagenze bite? Ubumwe bwaburiye hehe ko twabonaga abari abayobozi n'abayobozi ba Rayon Sports bari bashyize hamwe, ari amafoto abantu babonye bakanishimira rwose, bakabona abantu barahura baraseka, bakavuga bati bya bintu bigiye gutungana, abantu bagiye gushyira hamwe, ibintu bikagenda neza. njye ntekereza yuko kubura ubumwe biva ku bintu byinshi, ariko ibyo bintu byose byavamo kubura ubumwe ni bito cyane par rapport n'ubwo bumwe muba murimo guharanira, cyangwa n'ibyiza mushobora kubona kubera ubumwe mwashyize hamwe. Yego. Ariko navuga yuko uriya mufana wo hasi nta kibazo aba yifitiye, nta n'igikuba kiba cyacitse. Ntekereza yuko ibintu byose bipfira ku barideri, cyangwa se ku bavuga rikumvikana, niho ibintu bidatunganira. Kuko niba hari ikintu numva nakwifuriza Rayon Sports, ni ukurenga ahahise, ni ukurenga ibibazo twaciyemo. Buri wese afite uko yakomeretse, buri wese afite uko yababaye, tukarenga ibyo byose bikatubera inyigisho, noneho tukubaka ubumwe. Kuko igihe cyose azaba arimo kuryaryana, ugasanga hari umuntu ufite imvugo igihumbi, agakoresha imvugo zibeshya ziryaryana, nta kuri ntaki, usanga ibintu nk'ibyo bidashobora kugira ikintu kinini byakubaka ndetse byatezaho imbere umuryango mugari wa Rayon Sports. Reka ibi bya Rayon Sports tube tubiretse, twagize umugisha wo guhura nawe kugira ngo tuganire, ariko ntabwo ntasoza mvuze Rayon Sports warayiyoboye, Rayon Sports wayibereye umuyobozi, uranagerageza rwose nubwo hajyazamo ibibazo bitandukanye, intsinzi ntiyaboneka nk'uko mwabishakaga, ariko utekereza byarapfiriye hehe mu cyatumye utagera ku ntego yawe nk'uko yari iri ku mutima, nk'uko wabivugaga mu ma interview? Ikintu kimwe cyanciye intege, reka mvuge bibiri. Icya mbere ni guhura n'ibihe bikomeye bya covid ya 19 yaje ku buyobozi bwanjye, isanga icyo gihe turi muri shampiyona, nari ku mwanya wa kabiri, APR ndusha amanota 4 kandi imikino igihari, nari mu gikombe cy'amahoro tukigikina, twari tugeze muri 1/4 niba nibuka neza. Twari twaravuye mu mikino nyafurika Champions League, ariko twitwaye neza kuko ikipe ya Al Hilal yadukuyemo, twanganyije igitego 1-1 hano i Kigali, tunganya ubusa ku busa i Khartoum. Navuga ko mu rwego rwa ekipe ntabwo twari dufite resultat mbi, covid ariko iratuvangira, ariko urwego rwa ekipe n'ubundi twarujyanaga no kubaka administration ndetse na structure za ekipe. Ibyo nabyo navuga ko byagendaga neza, nubwo harimo challenge z'abantu kutumva impinduka zirimo gukorwa, kandi birumvikana ntabwo impinduka zose zihita zumvikana umunsi wa mbere. Ibyo nabyo kikaba cyaba icya kabiri navuga yuko cyankumye mu nkokora, kutahita abantu bumva yuko dukeneye kubaka ikipe y'umwuga, umuryango ukora kinyamwuga, ufite kubazwa ibyo ukora, uko usubiza ibibazo uhura nabyo, ndetse n'uburyo wubakamo bwo gushaka amikoro. Rimwe na rimwe rero n'iki nari masse gifite ubwinshi bw'abantu, rimwe na rimwe n'imyumvire y'abo bantu nyine benshi hari igihe bigenda inyurana, bafite imyumvire mike, bafite igereranyije, abumva vuba, abafite inyungu rusange, abafite inyungu zabo bwite. Donc ni ibintu ni imvange y'ibyo byose yatumye ibyo byose bitagerwaho, ariko nkavuga ngo après tout ni amateka, abantu bakagombye kubibona yuko ari amateka, bakabivamo bakareba ibiri imbere. Urakoze cyane Sadat, urakoze kutuganiriza kuri iki kipe ikundwa n'abanyarwanda benshi. Twizere ko ibitekerezo utanze hari icyo byafasha mu gutuma ibintu bijya ku murongo, kuko
ubona ko iyo imeze neza abanyarwanda benshi baba bishimye. icyo navuga ngo Rayon Sports ni imwe mu bifasha igihugu kubaho, kuko burya kugira abaturage bishimye bafite weekend nziza, baryohewe, icyumweru cyose kigashira barangamiye ibyishimo by'umupira, ni ikintu gikomeye, ni part ya contribution burya tuba dutanze ku gihugu, kuko ntabwo twifuza kugira igihugu cy'abarakare cyangwa cy'abantu batishimye. So Rayon Sports rero kuri iyo parti irabikora kandi ikabikora cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kandi buriya itanga n'akazi. Iyo twakinye abana bakorayo, kuva ku bashinzwe umutekano wa siporo, tureka inzego z'umutekano, ukagenda ukagera ku ba protocol, ukagera ku binjiza, ukagera ku bacuruza n'ibintu byinshi. So Rayon Sports navuga ko ari ikintu gitanga umusaruro ukomeye ku gihugu, ari naho nshimira yuko nk'abareyo natwe ari cyo tuba turimo gukorera igihugu. Nanashimira perezida wayo urwana kugira ngo ibyo byishimo by'abareyo bibeho, kandi nanavuga ngo ntacike intege. Gutsindwa bibaho, gutsinda bibaho, no kunganya bibaho, ariko nk'abareyo dukunda intsinzi, niyo tuba twamutumye. Ntekereza yuko nari bukora ibishoboka byose kugira ngo yatsinze iboneke. Twizere ko izaboneka, twizere ko izaboneka kandi koko izaboneka.